Umunsi mushya wari utangiye i Kigali, umujyi wari wuzuye urusaku rw'imodoka, amajwi y'abacuruzi ndetse n'abagenda mu mihanda. Ariko mu mitima ya bamwe hari ikindi kintu gikomeye cyari kiri kugenda kigaragara. Ariane, Patrick, Nadine na Sandra, buri wese yari afite umutwaro mu mutima we utari umworoheye. Muhaye ikaze ku Musanzu Media, njye ndi Secret nk'ibisanzwe nk'uko uri kunyumva. Iyi ni ya nkuru twise ijambo ry'ukuri, ni episode ya 5. Patrick yari yicaye mu biro bye areba urupapuro rw'akazi, ariko ijisho rye ntiryari riri ku murongo n'umwe. Amaso ye yari ajyanye kure, mu ntekerezo ze nazo zari zivanze ku rukundo rwe na Ariane ndetse no ku byo yumvaga kuri Nadine. Patrick yakomeje gutekereza mu mutima we ati kuki mu mutima wanjye iyo ndi kumwe na Nadine aribwo numva ntuje, kandi se kuki nanone ntashobora gutekereza kubaho nari kumwe na Ariane. Ndarwana intambara hagati y'ukuri n'ibanga. Ese igihe cyaba kigeze ngo mpitemo? Ku rundi ruhande, Ariane yari yicaye muri salo ku ntebe muri saho iwabo, amaso ye yari yibanze ku idirishya. Imvura nke yari iri kugwa itonyanga yitonyanga, ariko ku mutima we hari umwuka w'ibibazo n'impungenge ukomeye. Nawe aho yari ari kwibaza ati Sandra yambwiye byinshi, ariko se koko byaba ari ukuri cyangwa byaba ari ishyari? Kandi se kuki mu maso ya Patrick hari ubwo mba mbona hari ibanga? Ndashaka kumubaza ariko mfite ubwoba bw'igisubizo. Sandra we ntiyigeze acika intege kuva yabona Nadine na Patrick bari kumwe mu ibanga rikomeye cyane. Sandra yiyemeje kugera kure, yari ameze nk'umunyamakuru utajya ureka inkuru igeze hagati. Yagiye kureba Ariane kuri uwo mugoroba. Aria, sinshaka kuguhungabanya, ariko nkubwiye ko nabonye Patrick na Nadine bari kumwe mu buryo budasanzwe, wabifata ute? Ariane yahise atekereza hafi, yahise atekereza umwanya muto, ijwi rye rikomeye. Sanda, ntabwo nshaka kumva ibihuha, ariko mu mutima wanjye nturi mu mahoro. Umutima wanjye ntabwo uri mu mahoro, ariko nanone sinshaka kumva ibihuha, ndumva nshaka kuzabyibonera n'amaso yanjye. Rero please. Icyo gihe Nadine nawe yari ari mu rugo rwe, yicaye imbere y'indorerwamo, arimo yitegereza ubwiza bwe, ubwo ndavuga ishusho ye. Mu ijwi rye ryoroheje ryasohotse mu kanwa ke, arimo yivugisha, aravuga ati so Patrick ntashobora kureka Ariane byoroshye, ariko nanjye sinshobora guceceka burundu. Ese ntegereza igihe cyiza? Se ninkomeza gutegereza igihe cyiza nzaba nkomeje kuba umukobwa w'ibanga. Ese urukundo ni rwo rugomba guhishwa? Reka 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 reka. Ijoro ryarageze, Patrick yari yagiye guhura na Ariane kugira ngo baganire. Yari afite gahunda yo kumubwira amagambo yuje umutuzo, nubwo mu mutima we hari harimo igikuba. Ariane yageze aho, umutima utuje ariko wuzuye impungenge. Patrick yamwakiriye amwenyura, ariko mu maso he hari icyo yishishe. Aria, ndashaka ko umenya ko uri umuntu ukomeye cyane mu buzima bwanjye, urumva? Ariane nawe aramusubiza ati yeah, I understand. I understand. Yabisubije mu maso he ubona ko hatameze neza. Akomeza agira ati I understand but I want to ask you something. Patrick aramubwira ati okay, mbaza nta kibazo. Aramubaza ati ese Patrick, hari ibanga uri kumpisha? Iryo jambo ryaguye mu mutima wa Patrick nk'amabuye aremereye. Yacecetse akanya gato, areba hasi. Nadine wari uri hafi aho yihishe mu ibanga rye yari aregeje. Yaje mu buryo butunguranye, nk'uwari utegereje ko urubuga rufungurwa. Aza yiterera mu kiganiro. Patrick, kuki utamubwira ukuri? Ariane afite uburenganzira bwo kumenya byose. Ariane yahindukiriye Nadine, amaso yuzuye agahinda n'amarira yihishe, umwuka wahindutse, amagambo yahindutse nk'amasuka.
Nadine, wowe urinde mu buzima bwa Patrick ku buryo uza uvuga ayo magambo? Nadine yahumetse cyane, ijwi rye rituje ariko ririmo ubunyangamugayo. Ndi umuntu utarigeze agambirira kubangamira urukundo rwanyu, ariko kandi Patrick yisanze hagati yanjye nawe hari amarangamutima, sinshaka kubeshya. Ayo magambo yatumye umutima wa Liliane ucika intege. Patrick yaramwegereye amufata ukuboko, ariko ijwi rye ryari rirenze n'igitutu. Patrick aramubwira ati Aliya please ndacyagukunda ariko naguye mu rujijo, ibyo nabonye muri Nadine byantwaye umutima, sinari ngambiriye kukubeshya, ndi umuntu wacogoye please nyumva. Ijwi rya Liliane ryahindutse iry'akababaro ariko nanone yihagararaho. Patrick, sinashakaga ikindi kintu kuri wowe uretse ukuri, none ndacyumva utarabashije kukumbwira hakiri kare. Wambereye icyizere, ariko none se uyu munsi nkomeze nibaze niba ukiri icyizere cyanjye. Sandra nawe wari uri aho hafi mu ibanga yari arimo yumva ibijya mbere. Ijwi rye yumvaga rihindutse ukuri. Amagambo yagiye avuga yumvishe ko ataruhiye ubusa. Yumvishe asa nk'uwatsinze intambara yo kugaragaza ukuri. Sandra aravuga ati narabivuze ko ukuri kuzaza, nta kintu kirenze ku rukundo ruri ku buturo bw'ibinyoma. Asubiramo ayo magambo ati narabivuze, nta kintu kirenze ku rukundo ruri ku buturo bw'ikinyoma. Aho hantu haciye agahinda gakomeye. Amagambo yari amaze kuvugirwa aho ngaho ntiyashoboraga gusubizwa inyuma. Liliane yasigaye ahagaze hagati y'abantu babiri. Umutima we wari urimo utembamo amarira atagaragara. Nadine nawe yari ahagaze aho yicishije bugufi. Patrick nawe yari ahagaze hagati y'urukundo rwe n'ibanga ryamuhambiriye. Ijambo ry'ukuri ryari ritangiye kugaragara, kandi ibanga ryari ritangiye gusenyuka. Ariko se ukuri kuzazana amahoro cyangwa kuzaba intangiriro y'iherezo? Utazacikwa na episode ya 6. Iyi nkuru yandikwa ikanategurwa na Maître Ngabonziza César, mukayigezwaho nanjye Secret. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabitwandikira hano muri komenti. Ikindi mwibutse usangize inshuti zawe nabo bajye babasha gukurikirana iyi nkuru icaho kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Ciao ciao, turabakunda cyane.